Amerika ntabwo ibaho n'intorezo nkuko waburanga afite buri umunyamaboko ugafite intorezo ukayikubita hari igashwanyuza ibintu ni abayuda ni umuryango w'abayuda ni abayuda ariko bafite intebe y'ubudage kandi abayuda nta nubwo bakivuga ngo barabaha bo isi yose bazi yuko ari iyabo. Mazina yanjye Pastor Peter Sisi yego aba nkora bivuga butumwa by'ubwami bw'Umwami wa Yesu Kristo ugomba gusimbura ubwami bw'inyamaswa ya kane utegeka isi kugeza ubu nk'uko byahanuwe n'umuntu w'Imana Daniel. Yego kandi nanone aba nkora ubushakashatsi byitwa alternative theory kuvuga ubundi buryo bw'imyumvire y'ibibera ku isi nyabyo. Yego kuko akenshi dukurikira icyo twita professional narrative cyongereza kuvuga ibyo duhawe n'inzego zitegeka isi zirimo itangazamakuru zirimo za leta na systeme yose y'isi akenshi baduha ibyo bashaka yuko tumenya ariko ubwiru nyabwo bujyanye n'ibikorwa mu ibanga nabo kandi biganisha kurimbuka kw'abantu b'isi byose tukumenya. Yego ibyo rero nibyo nigisha alternative theory mu yandi magambo nibyo twita stigmatized knowledge ubumenyi bw'isuzuguro bw'abantu batitaho cyangwa bw'abantu bacira ifudu. Ubwo nibwo bumenyi rero aba n'ubushakashatsi muri ibyo kandi aba dukora n'imbaburiye bigisha n'ubuvuzi bw'ubwami. Pase murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi twishimiye kuba muba mwumviye ubutumire bwacu. Hanyuma rero twagutumiye kugira ngo n'ubundi udufashe utubwire Pase iyo turebye tukabona muri iki gihe hari ibintu byinshi tubona tukabifata nk'ibintu bisanzwe ariko mu by'ukuri ku bana b'Imana basoma ibyanditswe byera babana n'Imana bo barareba bakabona ntabwo ari ibisanzwe. Satani nta handi azadufatira mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi afite imiryango myinshi bakorana ikomeye ku isi akaba ariyo mu bintu twagutumiriye ariko ugira icyo dusobanura kuri imwe mu miryango iri hano mu isi y'ibikomerezwa ikomeye cyane ikunda gutegura ibintu ducamo mu buzima tukabifata nk'ibintu bisanzwe ariko bo bafite impamvu babiteguye. Rero tuguha ikaze kugira ngo ugire icyo dusobanura kuri iyo miryango. Numva hariho imiryango myinshi ariko cyane mwebwe mutubwira ko cyane imiryango izwi cyane ikomeye ni imiryango yize nko kuri 13 mwadufasha noneho mukadusobanurira. Murakoze. Ubundi hari iyi si kuva yabaho igenda ibaho ibintu binyuranye ariko ikintu tuzi cya kera kuba kiba kuri iyi si ni ibintu bibiri bikomeye. Uwiteka Imana yaremye byose hanyuma n'umwanzi wabyo ari we Satani. Rero Satani abantu iyo bivuze Satani abantu ntabwo bamenya ibyo ari byo bibwira yuko cyakora kubera igihe n'ikintu gitsinze gihinduka umuco ikintu cyose kibi nyine bakita Satani bakavuga Satani se kibi koko Imana aho igakora ibyiza. Yego ariko ikigora umuntu uko umuntu yisanga ari ku ruhande rwa Sekibi mu mikorere wenda mu mivugire akumva yakwitirirwa w'Imana akaba yanayubaha akaba yanayambaza ariko imirimo ye yose isohora muri ikaba ari iya Satani. Yego bityo akaba afite ishusho cyangwa se akaba afite kamere ya Sekibi muri we. Umugambi w'Imana rero muri Kristo Yesu bari ugucungura umuntu ngo ahawe kamere y'Imana ntabwo ari umuyoboke oya ni icyaremwe gishya niyo umugambi w'Imana kugira ngo umuntu w'Imana abe aboneye kandi akwiriye kugira ngo asubirane kamere y'Imana yongera abeho mu buryo bwo Adamu ko yari ari mbere y'uko agwa akava mu buntu bw'Imana. Yego hanyuma rero tukagira na Satani rero ariko Kristo ahaziye ku isi Bibiliya itwereka ko hari inyamaswa yavuye mu nyanja. Ubundi iyo nyamaswa yavuye mu nyanja ni political system yavutse ije guhangana n'umurimo Kristo yari asize ku isi ariyo toro. Yego iyo nyamaswa rero Yohana yarayibonye abona ivuye mu nyanja. Iyo dusomye ibye 13 byahishurwa umurongo wa 1 kugera ku wa 2
naho cyane tugiye kureba. Yego. Uravuga ngo nyihagarara ku musenyi ngo mbona inyamaswa ivuye mu nyanja ifite imitwe amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe 10 hariho ibisingo 10. Hanyuma ku mitwe 7 hariho amazina yo gutuka Imana. Yego. None iyo nyamaswa ngo ihabwa abantu bajya bumva neza cya kiyoka kiha intebe ya cyami yabwo, kandi icyo kiyoka kiha ubutware bukomeye. Yego. Ubwo bwami twitira ubwami bwa Roma nibwo bwategetse isi kugeza ruguru. Yego. Ukomoka kuri Alexander ukomeye wahoze umugiriki. Hanyuma ubwo bwami bwashamikiye kuri ba batware be 4 babayeho ku isi. Umwe kuri ubwo bwami nubwo bwashamikiyeho ubwami bwa Roma. Bwa Roma isi bujyana amasezerano na Satani no kugira ngo uyobore isi kugeza ku kuza uwitwa Antikristo. Ibyo twita itorero mu by'ukuri ni igikoresho cya Satani, ntabwo gikorera Kristo. Ariko Pawulo yaravuze ati Uwiteka azabe uko hariho ikimenyetso, urufatiro ruracyahagaze ruri ikimenyetso cyanditsweho ngo Uwiteka azabe. Bo barahari kandi bari mu ibanga kuko Imana ibahamagara mu buryo bw'ibitangaza. Pastor, uvuze ikintu numva sengira ikintu nakubaza kuri icyo uvuze ngo cyo twita itorero uzasanga kenshi ari igikoresho cya Satani. Nagiye nkurikirana kenshi nkabona bimwe byitwa amadini, abantu bashinga amadini, ariko ukabona batangiye bafite nk'intego yivuga butumwa ngo bavuga ubutumwa bwiza, ariko wakurikira wasesengura nk'umuntu w'umuhanga mu byanditswe byera ukabona ya ntego siyo barimo, ukabona bafite ibindi bintu bagendereye, ahubwo ukabona bari n'abantu, ukabona rya dini ribaye nk'irifunga ubutumwa bwiza ngo butamamara ngo bugende ku isi yose. Kandi abantu babona ngo ni itorero. Ako niko nshaka kugira ngo mudusobanurire kuri cyo waruvuze ngo hari icyo twita itorero, ahubwo wareba ugasanga ni igikoresho cya Satani. Ubundi itorero ryakabaye rijyanye mu murongo wo guhamagara. Itorero ko bariyobora kuko byanditse mu Baroma ngo ese Yesu bamumenye bate? Baroma duhere ku murongo 10:14. Yego. Ubundi Yesu bamumenye bate? Yesu bamenya bate ngo batabwirishwa? Ubu Yesu ntabwo tumuzi. Ubundi tuzi Horasi. Buriya nk'abagatolika icyo baranyita kwa Horasi ntabwo ari Yesu. Wewe ntabwo abantu babizi. Ntabwo ari Kristo. Natwe Kristo abaprotestanti bo bavuga nawe nubwo initially ari we bashatse gusubiraho, ariko nyuma y'igihe bamuvuyeho ntibaka. Uvuga ngo Yesu ntabwo ubundi imikorere bakora umuntu akagenda ngo agiye kwiga teologiya akaza akaba gusenyera kaniki, ntabwo rero akaba bishop kuko ayishakiye akazi, yishakiye kubaho. No, ahubwo umuntu aratora. Yego. Bamenya bate batabwirijwe? None se habwiriza nde atatumwe? Ntiwatumwe wajya kubwiriza uti ibyo utazi, kuko umuntu atumikira shebuja. Niyo mpamvu rero iyo ugiye kuvuga ubutumwa se ubwo butumwa ugiye kuvuga nde wagutumye? Wabuhawe nande? Wabuhawe nande? Ari umutware w'utugarwa gataraka yabaga hariya ngo yapfuye mu nduga. Ugeze kubaza musenyeri haryo kuri iki mu Rwanda, ati naje kuvuga ubutumwa. Atako kubonye hashize igihe wagutumye uburyo yagutegereje ntiyahebye. Kutamutumije bujye kubwira ibyo wabonye. Rero mpamvu ya ako abanyarwanda banga abanyarwanda cyane ko abanyarwanda ariko wamugana tugiye kureba uzi ko hari umuntu wamugana ushobora kuvuga ngo yaratumwe ariko ukabona ntago arajya gutumika ubutumwa yahawe. Umuntu akamara imyaka 30 akaba duravuga ubuhe butumwa. N'uwo wamutumye atarajya no kumureba ngo mubwire ati naratumitse ibyo wampaye. Atawe none ugasanga umuntu noneho ni ukuvuga ngo koko ubwo butumwa noneho Bibiliya irabisobanura neza. Uwo buvuga ngomba kuba yaratumwe. Yego. Yaratumwe na Kristo. Niba yaratumwe na Kristo rero uvuga iki? Abanyarwanda bari abanyabwenge rwose. Abanyarwanda bari abanyabwenge, bari abahanga, ntabwo bapfa gukurikiranwa bakabaza. Noneho rero aho nari n'ahandi Baroma 10:14. Babwiriza bate batatu? Niba utatumwe n'ubundi ntabwo ujya kuvuga
ubutumwa bw'uwagutumye uzavuga uwagutumye uwo ari we. Ushobora kuba utumwe n'inda yawe, yego, ushobora kuba utumwe na Satani, kuko buriya hari amadini burya yeruye akorera Satani, yego, hari n'amadini akorera inda yawe. Umuntu akaba yashyizeho ikintu kugira ngo hari n'amadini ariko bombi ukorera inda n'ukorera Satani bose ni bamwe burya, kuko ntabwo bavuga ubutumwa bwa Kristo. yego. Niyo mpamvu Satani abashoboza akabaha imivugire ibyo bita amagambo y'amahimbano bihimbira ubwabo kugira ngo bayabwire rubanda, bityo bigarurire abantu. Aho rero bihanuye byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 22 avuga yuko igice cyaho cya 20 avuga yuko igihe kizagera abantu hagati mu mukumbi hakamera amasega, hagaruka amasega aryana akigarurira akikururiraho abaki abigisha. Ndumva ari 20 ibice 20:28. Yes, ibice 20. Yego. Aho rero nuko bimeze. Tugomba rero kumva neza tugasobanukirwa ibyo bintu. Ndetse bifata yuko bisanzwe abantu bakaza ari ubundi n'aya madini ntabwo yakaba yafite abantu bangana nk'ayaba. None se bakabibava hehe? Ubundi Kristo abamukurikira ni bake, abakaye bishimira kugenda nkuko agenda. Aho rero naho magira ikibazo. Kuki ari bake? Ni bake kuko bashingiye ko batoranyijwe. Ntabwo Yesu arabihanuye. Ubuhanuzi bwa Kristo tubatabwuka. Yaravuze ngo inzira mu irimbukiro ni ngari kandi yoroheje kubona, n'abayibona ni benshi, ariko inzira ijya mu bwami bw'Imana ngo irafunganye, kwinyuramo birarukanyije, kuko bigusaba kwikorera umusaraba, bigusaba kwiyanga. Mbese ibyo umuntu umeze atyo nko kuri uyu musozi uramutse umushatse utibeshye wabona bangahe biyemeje kugenda bakiya. Kuko Kristo nawe ubwo yaduhaye urugero rwe, yavuye mu ijuru ariyanga aza mu isi mbi, ava mu byubahiro uko ni Imana, aza mu isi kandi agiye kwigisha. Aho yavukiye mu kiraro, avuye ikiraro kintu, kuko ahandi hose hari habuze. Muri iyi si ntaho yari akwiriye, hashobora kumuha icumbi hagaragara. Hanyuma rero igihe kigeze no gukura, akurira i Nazareti kure, yego, ajya gukurira mu cyaro aho abantu benshi basuzuma. Abiyo ngiyo ntabwo yagiye ibwami kwa Herode, ntabwo yakuriye kwa Kayisari umwami w'abandi. Abiyo ngiyo atangira kuvuga ubutumwa. Atangiye kuvuga ubutumwa ntabwo yagiye kubwira abatambyi. Burya abatambyi bari bafite ibibazo byinshi. Abatambyi bari barahindutse abasadukayo. Abasadukayo n'abafarisayo Bibiliya ntabwo bayisobanura nk'uko bikwiriye, ahubwo bayisobanura hakurikijwe ibyo batabitswe muri teoloji. Aho nk'urugero, Bibiliya itwigisha ko mu matorero yose abagore bajye baterana mu gusenga batwikira imitwe yabo, ariko muri teoloji kugira ngo nize, yego, inyigisho iravuga ngo abagore bategetswe gushyira ibitambaro cyangwa umwambaro wo ku mutwe. Tuvuga n'igitambaro, igitambaro burya nabyo sibyo, n'umwambaro wo ku mutwe, kwitandiya no witwikira cyane rwose. Noneho rero uwo mwambaro wo ku mutwe wagenewe abagore ngo bikorire uko bari. Aho magira ikibazo, Bibiliya si ijambo ry'Imana. Imana nihora iteka ryose. None se ko hari ibyo bashaka kwerekana ko byabaye expired muri Bibiliya byacyuye igihe, kandi ijambo ry'Imana, Imana ihoraho, ibyo yavuze bihora iteka ryose, ubwo bivuga ngo ibyo yabwiye abikorino natwe abikigiye biratureba. None kuki bagaruka bakavuga ngo sibyo? Niyo mpamvu muri teolojiya uzasanga bavuga cyane, nusoma icyanditswe ujye ukora ubushakashatsi cyandikiwe nuko situation uko ibitubwira. Aho rero ni ikibazo. None icyo gihe bikaba byari influence umwanditsi icyo gihe gukora cyo, kandi ibyo sibyo. Noneho bigatuma bifobya, bikanatuma cyanditswe gitakaza agaciro. Ubwo cyataye agaciro byararangiye. Niba cyarataye agaciro rero n'ibintu byose bigomba guta agaciro. Aho rero namubwira ni kuki abandika iyo Bibiliya bayicapa batavanamo izo mpapuro basi, kuki bazishyiramo kandi byarataye agaciro. Ubu abantu bagiye kubera ko bagiye gukuraho, erega ubu ngubu nk'aya madini ariho ubundi yitwa maraya ukomeye, ariyo tuzakiriye. Ubu niyo mpamvu rero barimo atagaciro, agiye kurangira. Aya madini agiye kurangira asimburwe n'igishushanyo. Basi ibyo bintu ugomba kubitubwira. Uremaze kuvuga kuri ibyo bintu, ubwo ndashaka kugira ngo nyine tugere tugushe kuri Illuminati. Ba bagabo nababwiye, Adamu, Yohanes
Adam Weishaupt avuye muri ubwo buvumo yagiye yambaye umwuka. Icyitonderwa yari umujesuiti, kandi muri ubu bujesuiti bwe akaba yari n'umwarimu muri kaminuza yigishaga ibyo bita mu kanuni ibijyanye n'amategeko y'ibitabo bya Bibiliya. Noneho ubu abivamo aragenda yiyunga n'abafrimaso. Abafrimaso bari basanzwe bahari bigisha, bari barashinzwe n'abayuda, bari baratandukanye hirya no hino ku isi, babaga mu gihugu bita geto. Rya jambo geto aho rituruka, naho mu Burayi hari abantu basuzugurwa kandi bariho igihano. Cya gihano cyari ku bwoko Yesu niwe wakibamo. Yego, cyagiye bamwica. Noneho rero barahindukira batangira kwiga umushinga w'ubuhanga bwabo. Bafite cya gitabo ko Bibiliya basoma igice kiriya cy'isano rya kera, bakuramo amagambo, bandika igitabo cyitwa Talmud. Igitabo Talmud kikabamo ubwiru noneho bwa gikorikori, bakoresheje bya byanditswe, ariko imbaraga za gikorikori niba ni za Satani, ariko bakazikoresha muri cya gitabo, bakaragura bakanaronga. Noneho rero baza kwiga ubwenge bw'ukuntu babaho mu Burayi, batangira kwiga gushyiraho ishyirahamwe ryitwa ngo ni iry'abubatsi ngo bigenga, bagakora imirimo y'abutabazi. Ibyo mureba imiryango ifasha imbabare ayidi iturukaho, itekerezo gituruka aho ngaho. Noneho batangira abantu batangira kubakunda ko bitaga abubatsi ngo bigenga, bakavuga ngo ikintu bubaka ariko kitarangira, kandi bakavuga ikintu bubaka ngo cyatangiwe na sekuruza wabo Salomo wa rusengero yubatse, ariko bakavuga ko atakirangiye nabo bacyubaka, bakacyubaka mu buryo bwa pyramid, bakagenda byagera hejuru byuzuye, agasigaraho akantu kuzure, bakavuga ngo ako kantu ngo kazuzwa n'umwubatsi mukuru. Kandi uwo mwubatsi mukuru ni Lusiferi. Noneho umunsi kuzuye umwubatsi mukuru azaba arangije umurimo we, hanyuma agashyiramo ijisho hagati ryarebaga, ryitwaga mu cyongereza bita ngo ni the eye of providence, ijisho rigaburira abari mu isi, rya Horasi rireba byose, aho kugira ngo turebe n'ijisho ry'Imana tukareba ijisho rya Satani. Uwo mugabo rero yaje kwigarurira Uburayi. Pasi ihangane gato nguce mu ijambo. None ziriya piramide tubona se nabo bazitangije? Njya numva bajya bavuga amateka yabyo ko zitangirira mu Misiri, muri Egypt. Oya, ziriya piramide zarubatse imyaka myinshi. Yego, zubatse imyaka 3000 mbere ya Kristo. Nakira cyane. Ahubwo iyi nyubako yabo yashushanywaga na piramide. Kuko piramide yanyubako piramide ubwayo iriya plan ntabwo ari y'abantu basanzwe, yashinzwe n'abasatanike ba kera, barayishinga bati bashatse kuvuga buriya habaga harimo ubwiru, aricyo bivuze masi abantu benshi, ariko bategekwa n'agatsiko k'abantu bake kari hejuru. Uko ubutegetsi bugenda bujya hejuru bugenda bugabanyuka, akagira akantu kabuyobora. Yego, niyo mpamvu rero nanone isi buriho kuriya kuyobora, bashaka kwereka yuko isi igiye kuzayoborwa n'abantu, ariko hejuru akazicara. Yego, ku mutwe neza, ku mutwe hahandi. Noneho niyo mpamvu uwo mugabo amaze gusohoka yatangiye kwigisha inyigisho yahawe, yahereye muri bwa buvumo tariki ya 1 z'ukwa gatanu cya 726, atangira kuzigisha. Rero azigishije abize muri icyo gihe bakazirangiza, baje kwitwa abamurikiwe cyangwa the Illuminati, mu kilatini gutaza Illuminatus, abamurikiwe. Ubwo uwo muryango yabari wa kangahe? Kuko uri kutwigisha iyo miryango yagiye ihaguruka mu isi ikomeye. Uwo ni wo muryango mpatsimiryango. Iyo miryango yose tuzaza kureba, iyindi miryango inyuramo tuzayibona, ikorera mu Burayi, ikorera muri Amerika, ariko yose ni amashami. Yego, ni amashami ya Illuminati. Illuminati rero ubwayo imaze gushingwa, urumva yashingiwe mu Burayi. None imaze gushingwa yaje no gutoranya imiryango 13. Iyo miryango 13 niyo ihuza ibikorwa byose bikorwa ku isi muri ya gahunda yo gushyiraho ubwami bwa Kristo. Noneho rero kigomba kwitondera, tuvuge iyo miryango aho itandukanye n'imiryango yo ku isi. Burya imiryango yo ku isi ibaho
runaka ngo yari akomeye, uwo muryango ugakomeza baba ari n'abatunzi kuva mu baranakennye yuko batandukanye n'abandi bantu. Yego. Iyo miryango rero ibyo twita bloodlines. So bloodlines noneho rero cyangwa mu cyongereza cyumvikanye bahita ngo bloodline families. Noneho rero tugiye kureba rero miryango 13. Hari umuryango witwa wa Astor, hakabaho umuryango wa Bandi, hakabaho umuryango wa Diponti, ngo umuryango wa Diponti, Adiponti, Duponte, Duponti, hakabaho umuryango wa Freeman, hakabaho umuryango wa Colin, hakabaho umuryango wa Lee, uwo ni umushinwa. Lee ni umushinwa. Hakabaho umuryango wa Kennedy. Icyo nawuvugaho ni umuryango ukomeye witwa JF Kennedy, Frederick Kennedy wayoboye Amerika, yaje kwicwa muri 1963 bamuhoye ko yamenye amabanga. Amaze kuba perezida wa Amerika wa mbere w'umugaturika, kandi muri uwo muryango yahishuye ko Amerika iri mu Rwanda kandi itegeko. Yego. Yerekana ko ririya faranga rya Amerika ridacurwa na leta. Ririya faranga rya Amerika ricurwa n'ibyo bita Federal Reserve Systems. Yego. Federal Reserve Systems ni y'Abanyaburayi. Abanyaburayi b'Abayahudi bari bahagarariwe n'uwitwaga Jacob Shifu. Yagiyeyo aragenda afite inshingano nyinshi: kwigarurira amafaranga ya Amerika, kwigarurira politiki ya Amerika, kurwanya iyobokamana rishingiye ku bukristo no gushinga umwiryane ushingiye ku moko. Ibyo byose byo reba muri Amerika barwana, indorozi bavuga birabyo bita ngo ni Black Lives Matter, bariya bituga ba Martin Luther King barwanira uburenganzira bw'abirabura. Ibyo bintu ni ibintu bategura kugira ngo abantu bazane bagire umwiryane, ugahora mu cyo bita constant struggle, kandi iyo constant struggle ntirangire. So Kennedy rero bamaze kubishyira ahagaragara, nicyo cyamwicishije, kuko yari w'indani, yari wo mu muryango, azi ibintu neza. Abwira abantu ati ibintu mureba mukurikira ntabwo ari byo, twe nk'Abanyamerika turashaka ubwigenge, ntabwo twiye twigenga, kuko ntabwo twigenga ku mafaranga. Yari amafaranga barayakora bakayaha Amerika ku nguzanyo. Yari amafaranga ntabwo ari ay'Amerika. Niyo mpamvu n'ubu idolari rya Amerika utahazaza nabiteguye. Idolari rya Amerika hasi uzasanga amagambo avuga ngo, yanditseho ngo nouveau ordre de securum mu kilatini. Ubu muntu umwe yarabaje arabaza ariko se ko Amerika ivuga Icyongereza, kuki kuri faranga ryayo habaho ikilatini? Ni ikibazo n'ubwiru ahubwo rero ushaka gutekereza ko ikilatini ni ururimi rw'Abaromani kuva kera kandi bagategeka isi. Noneho rero nouveau ordre securum bivuze iki? Nouveau ikintu gishya, new. Mu Gifaransa bakita new. Nabonye ngo ni I don't know. Mu Gifaransa ko bakita ariko mu Cyongereza bakita new. Hanyuma mu Kilatini bakita ngo ni nouveau ordre, order. Hanyuma securum ni mu Kilatini bivuze iki gihe cyose kitarangira. Mu Cyongereza bakita ngo the new age, the new order of the ages. The new order of the ages. So iyo urebye icyo bivuze, kuki iryo banga barivanye Cyongereza mu Kilatini hazwi n'abantu benshi, kandi cyane ururimi rw'isi yose. Ni ururimi rw'isi yose ariko ruhatswe na ruriya rw'ibanga, kuko niko umugambi wa Satani. Ni ukuvuga ngo abo bantu babahatse bakoresheje iryo jambo ni nabo bakora amafaranga bakayabaha. Iri faranga mpatse ibihugu, ni gahunda nshya y'ibihe byose. Cyane ni gahunda nshya kabisa, ahora ari mashya. Noneho niyo mpamvu reba idolari ntabwo rishobora kugwa, baretse ukuntu ko rishyigikiwe, ariko wenda rizasimburwa n'ubundi buryo bazashyiraho ko barashaka. Hari iyindi gahunda wenda tuzareba mu kindi.
gukora mu bushakashatsi bashaka gukora noneho rero ni ukuvuga ngo ubu barakora nicyo cyatumye televiziyo aba umwe mu bayobozi ba mbere ikinyejana cya 20 bapfuye bahuguye harimo nabo muri Afurika benshi barwaniraga ukuri bashaka gushyira ahagaragara barwanira ubwigenge bw'ibihugu byabo ariko we haratandukanye n'abo muri Afurika nka ba Lumumba nka ba Kwame Nkrumah mujya mwumva amateka we yari azi ukuri kuzuye bo barwanaga bashaka ubwigenge bw'ibihugu byabo bakagarukiraho ariko ntibari bazi yuko nta gahunda ihari yo guha ibihugu ubwigenge oya gahunda yari ukuvuga ngo ibihugu bive mu mukoroni byakubikorejwe n'ibihugu by'Uburayi noneho bya bihugu habwe rundi ibikolonize ko mu bukoroni bubi bushaka kuba bagafata wowe gusa nanjye uri mwene wacu ukagenda ukaba umushumba wabo muri twe ubu dufite abantu tubona abayobozi ariko ari abashumba bari muri rori ubona wo n'uwundi muryango uho buriya Banke Mondiale na FM buriya ni ibintu by'umuntu wikorera ku giti cye bisa ngo ni ibya Mondiale ariko ni iby'umuntu wikorera buriya ni iby'umuntu umwe umuntu umwe wikorera ku giti cye Mondiale ahatse bose noneho rero oyise uko iteye ugiye kuyireba nubwo ubundi wakwifuza kuyiraramo ko yarangiye basi ikibazo ntago abana b'Imana bituri kubibona kuko abandi bo simbitayeho kuko n'ab'Imana zabagiye wenda baze ariko ikibazo nuko hari abantu tuvuga ngo turakijijwe ariko ibyo bakaba gukizwa ariko se nibi ngibi turimo kuvuga urakijijwe ko umuntu yavuye muri Gatolika akaza mu bagitwaza cyangwa kaje ntabwo ari byo gukizwa ni ukubyarwa n'Imana yewe tuzabireba none ni ukuvuga ngo uwo muryango wa Rockefeller ni nawe uzanyira ishyano ryitwa feminism abagore ubure bataka bakaba basa bahora mu ntambara ngo barashaka kwiganzura abagore ubundi icyo bita sexual cyangwa gender mu Cyongereza hari ibintu bagenda bitandukanye hari icyo twita gender equity cyo cyakabaye kibaho ni ukuvuga ngo ubutabera ku bitsina byose umugore ukaba warengerwa n'amategeko ahera amategeko kurengera ibyo ni urugero nk'uko bavuze yuko umugore umwana w'umukobwa ashobora kuba nawe yagira umugabane mu byase ubundi ho ko ari akarengane akagira umugabane mu byase nawe akagira uruhare kuko ni umwana uvuka muri abo bantu noneho ibyo byari byarabayeho na bene Selfihadi muri Bibiliya turabazi yuko baburanye bose nawe akabaha uburenganzira ni umugabane wabo kabisa that's what you call gender equity kandi mu mategeko ntabwo byari byemeye ku gitsina gore ntabwo byari byemeye ariko baraburanye Imana irabemerera ibemereye kubera impamvu Imana iravuga ngo baburanye by'ukuri yego kuko nta muhungu wari waravutse wabo ariko dushobora no kuba nubwo haba ari n'umubahungu ko abakobwa nabo umuhungu basigaye barwa kurongorwa ubundi baba baraga ngo narongorwa iyo yarongowe ntihazagira ati ntihazakura umugabane none se aramutse atarongowe aramutse asananiwe yajya hehe kera babashyiragaho ngo akantu k'uburushyi kuva yuko nyine azaza kuruha ariko ntagire umugabane ntagire icyo arongowe yego ibyo rero kuba umuntu abirebyemo nta kibazo kiba kirimo ariko iyo bavuze gender equality biba bitandukanye na gender equity so gender equality bavuze ngo umugore n'umugabo barangana kandi bajya gusaba ugasanga ikigamije isoko noneho batangana ikigamije ahubwo ni uko ubutware bw'umugabo bukurwaho hakajyaho ubutware bw'umugore kandi ibyo bintu biracuramye Bibiliya iravuga ngo uwo mutware azagenza uko ashaka kandi iby'ukuri byose azabijugunya hasi iyo genda yaje se ikaba ishyirwaho n'uwo muryango uvuze ko ari umuryango witwa ngo Illuminati niyo yawushyizeho ariko umuryango wa Rockefeller niwo wavansa izi nyigisho ubundi utanga n'amafaranga mu madini kandi ukongera ugatanga n'amafaranga mu birwanya amadini uyo Rothschild ni abayuda ni umuryango w'abayuda ni abayuda ariko bafite ubwenegihugu bw'Ubudage kandi abayuda nta nubwo bakivuga ngo barabaha bo isi yose bazi yuko ari iyabo bo bazi yuko twebwe batwita Elohim bivuze ngo ni nk'abantu twe ntabwo batubara nk'abantu turi nk'abantu niyo kubonye usenga ntabwo akwegera ariko Imana usenga ntabwo uhuriye nayo ntabwo bemera yuko muri Kristo Yesu twese abari mu isi Imana ku mbabazi zayo yaraduhamagaye kuduha
bagenda bavuga ngo umunyamahanga ntakwiriye kuza mu iteraniro ry'abantu kuko ni inka iyo abonye usenga yibaza icyo usenga kirakomeye. nibo bantu bemerwa n'Imana mbere, bemerwa n'Imana kandi bamaze ko numva se bakorana na Satani ahubwo. none se si byo kuko ubundi uyu muryango utubwire neza kabisa. ubundi umwuka w'Imana niwo ugomba kwereka Imana iyo ari yo. so none icyo nashaka kuvuga dore ngiki, umuryango wa Rothschild yarigeze kuri sekuruza babo yitwaga Amshia, yasabye Satani arayibwira ngo jewe simusaba kuyobora za parloma z'ibihugu, ahubwo ashaka kuzayobora ibyo twita treasury, ububiko bw'amafaranga y'isi yose. ibihugu nka byo uyobora amafaranga yabyo. Satani namwetse birabiguhaye kuko yaravuze ati nuse ukamukandamya ibyo byose ndabihawe zabi ibyo byose zirano. yego, noneho rero ayobora, niwe uyobora Banki Mondiale. uwo muryango niwo uyobora Banki Mondiale. niwe uyobora Banki Mondiale, kongera ukayobora n'ikigega mpuzamahanga cyitwa The International Monetary Fund. ubwo nubwo bitwa abayuda ariko urumva batandukanye na bariya bari muri Israel. bari muri Israel. ariko la majorite y'abayuda bo ni nk'uko reba nyine dushobora kuba tuti natwe mu bihugu byacu hari abakristo bihaye kuko Imana babyawe n'Imana, hakabaho na bandi nyine bihaye isi bari bitiriwe ubukristo ariko atari bo. yego, nabo rero niko bameze. hanyuma rero ku bindi ubwo tumaze kuvuga umuryango tuzawusesengura utature n'ibyo ukora bindi imirimo yawe migari. noneho ukomeze uwo muryango turavuze wa Rothschild. noneho uwo muryango ukurikiraho ari wa 12, umuryango wa Russell. uyu muryango wa Russell ni umuryango ukomokaho n'utuga Charles Taze Russell, fondateri w'idini ry'Abayehova. ubwo idini ry'Abayehova rishingiye kuri Illuminati mu buryo bweruye. umuryango Abayehova bajyaga bose uyu munsi bakabahunga bakavayo ariko ntibikunda kuko barabaswe. uriya muryango sibyo ko n'andi madini fondasiyo Satani niwe washinze uwo Charles Taze Russell. ni fondateri muri n'umuryango wa Illuminati, ni nawe washinze idini ry'Abayehova. uwo ufite inshingano zikomeye cyane muri iryo shami mu iyogezabutumwa ryo guhakana Kristo, kandi barabafinansa, yagahakana n'ubumana bwe. umva barafinanswa cyane nabibonye. noneho umuryango wa 15 we wa nyuma ni uwo nguwo washyizweho cyangwa uyobowe n'utwa Van Dunen. umuryango wa 13 Van Dunen we ari mu Budage, kandi afite imbaraga. tuzahera ngo turebe Ubudage uburyo arirwo ikidage ari rurimi ruvugwa muri Illuminati, ari naryo gihugu kizakomera kurusha ibindi. Ubudage kuko Amerika, Uburusiya byane ibikoresho, ariko Ubudage niho cyicaro cy'imbaraga. urasa Amerika izagira himanuka Ubudage buzamuke. Amerika ntabwo ibaho, ni intorezo. nk'uko waba uranga ufite buri umunyamaboko ugafite intorezo ukayikubita hari igashwanyuza ibintu noneho kumbi nayibaho ni ububasha bw'ibyo bihugu byose bwashyize hari ishoka ngo bukomeze bukoreshe. politike mpuzamahanga iri mu Burayi, nibo butegeka amafaranga, nibo butegeka ibintu byose, nibo bufite amasezerano akomeye ya Antikristo. maze n'ukuntu Amerika bavuga ko ari cyo kintu gikomeye cyane ahubwo ku isi. na Amerika iriyo, ariko hariyo ubutunzi. nuko mbese waba ufite isambu yawe irumbuka, si byo se? ikera imyaka myinshi kurusha ibindi, ariko ntibivuze ngo iyo isambu irigenga ifite nyirayo. niko bimeze rero na Amerika niko imeze. ni ukuvuga ngo iyo miryango yose mutubwiye 13 ni imiryango yose yashinzwe na Illuminati. niyo yashinzwe na Illuminati, ariko nayo yavansa cyangwa iteza imbere, mbega ikora ibyo Illuminati ishaka byose. niyo miryango 13. ibikorwa byose bikorerwa hano mu isi niyo miryango, bijyana politike, bijyana imibereho, bijyana na porogaramu. nk'ibi tubona tuzabivuga wenda ubutaha, nk'ibi bita intego z'ikinyagihumbi, twese twirukanka inyuma, ni umurimo wa Satani. urumva n'amadini kandi arimo tuzabura by'amadini. noneho ugereye mu cya 908 yijwemo akaza n'ura bita ngo ni Ecumenism. buriya amadini nta kibaho. ubwo communisme, ecumenism, ubumwe bw'amadini. ubundi si ubu buriho? buriya buriho ariko hejuru ntabwo dusengera kimwe. ibyo ntibabishaka n'ubundi, ahubwo duhurira hejuru bagakora ikintu kimwe,
muri siri bagahuza n'inzego z'ubuyobozi butegeka isi. se pasite buriya bizigera bibaho ubundi ko amadini yose ahuriza hamwe ku kintu kimwe? Oya, amadini ni maraya agiye gukurwaho, agiye kujya igishushanyo gisengwa. Hari abajya bavuga nyine iyo ngiyo iyo kiminisime bajya bavanga izabaho, yaba iriho cyangwa izabaho? Izabaho se kandi amadini ureba yarangiye. Ndabona nanjye arimo kugenda arangira. Ahubwo gusa yo icyo ikora abayayobora hejuru nibo bazwi, nibo bashaka kuzicara bagashyiraho bagiye kuzashyiraho idini rimwe. N'ubu hariho movement cyangwa hariho impuruza yitwa interfaith movement igamije guhuza ya madini kugira ngo bashyireho idini rimwe. Iyo gahunda yatangiye mu mwaka w'2000 iyobowe na Papa, bayita United Religions Initiative. Barashaka gushyiraho Organisation Mondiale pour Religion izakora umurimo wo gushyiraho idini rimwe, ari ryo twita muri Bibiliya ryahanuwe igishushanyo gisengwa kizicisha abatagisenga. Ngwiki tuzakomereza. basi